ncishije amazi bazanyishura ngewe Zawadi babikura heza nukuvuga ngo rero bitinya bigira ubwoba nimba baza tujye mu kibuga ngiye kuri 19 umupira nutabo nago nzaryama ngiye nzarara mu muhanda bapere yagutinye cyane agutani nanye kunavuye Gisenyi mfite atatu yanjye yavuyeyo gute yaje iri mu marira kandi ngo babagize amarira ifite amarira y'ibyo bikona bize yahana setsa muvandimwe nukuri kw'Imana babwire twebwe ngiye ntago nshaka kuri ya shampiyona bayisubika none witwa Sikovi yarongera ariteza arekura bombe kuri Pasiteri Rugagi. uwitwa Potere Pasiteri Dogiteri Ntare batinya Rugagi yavuze yuko ngo nta rusengero na rumwe ngo afite ngo rwegeranye ngo n'akabari cyangwa se ngo ibintu byerekeranye ngo n'utubuwate. uwitwa Sikovi yarangije aravuga ati sawa aravuga ati nge sinagiye gukurura inkuru ya M23 mu rufaya rw'amasasu n'amaburende ngo gukurura urusengero rwawe ruri mu ndaya ngo binanire. Sikovi n'umutima mwiza azana kamera afata ikizuru cya kamera kirebesha kuri bare na ku rusengero rwa Rugagi arangije aravuga ati reka nanjye mwereka abanyarwanda. ibyo bikaba ari byo bikomeje gukorogoshora umukozi uri kwibere Imana yahaye akazi ngo mu kuba yarinda stoke ngiriho ubugingo buhoraho Imana yageneye abantu ubwo bazaba bageze mu ijuru. Sikovi yasinze umuntu waturutse yararangije amubwira turasaba imbabazi. Sikovi yarangije avuga ati o kugira ngo nzisabe napfa. Redeemed Gospel Church rusengero n'u Rwanda urwa Rugagi utari bunshyire kuri list ijya mu ijuru gusa ntago Rugagi ntago ndi umuvugeho ariko akazi kanje nk'umunyamakuru naba naragakoze neza niba leta yarafashe icyemezo cyo kongera kujya mu nsengero ngo ikuremo izidakwiye izikora ibidakorwa kubera ko nakoze inkuru ni mama ya Mungu ngewe Sikovia nabona ko nzarabira kuri uyu mwuga niba giye narasanze narateye intambwe nkamushaka we kugira ngo icyo kintu kive mu nzira icyo adafiteho urujijo akabyanga akanyereka ko bidakwiriye. iyi ni inshuro igeze ku ya gatatu ibaye arongera kandi inshuro ya gatatu aho ngaho hari abandi bayobozi nabigishijemo inama n'amagambo akarishye cyane akomeretsa apana noneho numva umutima umusatsi umvuye ku mutwe azasanga asaba imbabazi. ariko hagati aho ngaho umukozi w'abanyarwanda inshuti y'abakobwa bita Zeri Mbonyi ngatangiye kwijajara ngo ntago wakuzuza rene inshuro zirenze 2 ngo udafite icyana ngo urimo uragenda witamirira mu iyo minsi ngo ubu yateye inda ngo niko bari kuvuga. ariko abanyarwanda muranakabye ubundi so murashaka yuko Israel Mbonyi atera amagi nge hariya ntukana ibitutsi nyandagazi mbiyame ibintu bihita binutsa mu kanwa jama Yesu wambara mini ngukunda umwana muto ariko do ishaje niyo ugendera jegera icyo ni ikinyarwanda. hari ababyita ngo ni tate, hari ababyita ngo ni tata, hari abandi babyita ngo ni grameri. Ni mama wacu dore ko ahora yishimye. Mama karibu rero. Yishimye buriya nta n'impamvu jewe mba mbona yo kurakara kuko iyo urakariye isi nayo irakurakarira. Burya guhora umuntu yishimye yisekera bituma iminsi yo kubaho iramba. Hanyuma rero ndishimye kuba uyu munsi tugiye kongera kuganiriza abakunzi ba Mazuzu. Ndagira ngo rero aho muherereye hose mu mpande enye z'isi tubasuhuze kandi tubifuriza ibyiza. Abari mu gitondo mwaramutse, abari ku manywa mwiriwe, ndetse hari n'abaryamye mugira ijoro ryiza. Turabakunda cyane rero, ni nayo mpamvu dukomeza abantu baba bafite ibibazo. Ufite ikibazo rwose amenye ko igihe agihumeka abakiri umukandida w'amahirwe, ntakihebe, Imana irahari.
tuba tuje ahangaha kugira ngo duhumurizanye, ntukihebe, nturi wenyine, turahari, turi abavandimwe bawe. Burya ngize n'ikintu nkurusha, jyewe mfite ubushobozi nagufasha. Ni nayo mpamvu rero twakabaye tugira urukundo rwa rundi rutari uburyarya. Ntube inshuti ngo mvuga ngo uyu ni umuntu tuziranye, ahubwo ube inshuti y'inkoramutima, ya indi tugendana ntisige, ya indi dusangira ntincure, ya indi ubitse ibanga ntirimene. Uwo muntu iyo umubonye jama murarambana, aba ari inshuti nziza, inshuti y'akadasohoka, kandi buri wese yakwifuza kugira. Ubu rero tuje kuganira, Jean Marie, ku mihanda byifashe bite? Ni ukuvuga ngo ibintu ku muhanda urebye bimeze neza, ibindi bimeze nabi, ariko hari ibintu ubona bidakwiriye, ntabwo bikwiriye. Ibidakwiriye nanjye njya mbibona mw'abantu mwe, ukajya kubona ukabona umuntu wizeraga, wabonagamo indangagaciro, aratunguranye pe. Iyi mihanda amaze iminsi nyibona ibintu Jean Marie, sinzi niba nawe warabibonye, birakomeye ibi bintu. Umubyeyi ungana nkanjye akihandagaza, agatungurana mu bibi. Burya uragatungurana mu byiza, utungurane mu byiza, abantu bagufatireho urugero, abantu bavuga bati wawu, uno mubyeyi rwose ibintu atubwiye ni iby'agaciro, buri wese yamufataho urugero. Ariko Jama, ngira ngo ntabwo ukunze kuvuga ku bantu, ari nayo mpamvu ngira ngo ni ukuri kw'Imana babwire, twebwe ngewe ntabwo nshaka kuri ya shampiyona bayisubika. Ni ukuvuga ngo nimba bo ubwabo barabonye yuko batagiye mu matsinda, ibyo ntabwo bindeba, ntabwo bindeba, kuko ngewe n'ubundi indege yabisanzwe yakikagarukira mu nzira. Amatsinda arategurwa n'agakingo ku muntu. Iyo siporo tubonye itangiye ikina gutya, mushaka pere kuri 19. Reba Rayon Siporo ku Gisenyi, ureba APR ku Gisenyi, noneho ngaha njye ndi kumwe na Mukura, uriya ni murumuna wa, uriya ni umwana, aratwe tuje kujya gute. Kandi iyi ni Kigali Pere na Stade Amahoro. Ubundi Imana y'amahoro. noneho ni inshuro ebyiri mu mwaka. Muvanemo. Ariko ntabwo babonye ko umupira ku mitwe itari no ku. Igihe babonye ko abakinnyi ba Mukura basumba.
Thank you.